Yageze ku kibuga cy'indege abantu benshi cyane bahuze bamutegereje. Yagombaga kwakirwa n'abantu bakomeye, ariko nanone abafana bo mu ngeri zose bari baramenyeshejwe hakiri kare nabo bari bahari. Nyuma yo gusoza urugendo rurerure mu ndege igahagarara ku kibuga, yabanje kujya kwerekana ibyangombwa bisabwa, baramugenzura, bagenzura n'ikarita y'urugendo igaragaza umwirondoro we, imwemerera kujya mu bindi bihugu ariyo pasiporo, hagomba gukurikiraho no gufata imizigo ye. Nk'umuntu w'icyamamare yagize aho berekanira za pasiporo ku kibuga cy'indege. Abashinzwe kugenzura pasiporo baritonda cyane, bubahiriza amategeko nk'uko babigenzaga ku bandi bose, ariko nabo ntibabasha guhisha ko bamwishimiye. Yari umukinnyi ukomeye w'umupira w'amaguru ukunzwe cyane, wari uje kubahiriza amasezerano no gukinira ikipe yo muri icyo gihugu. Abagenzura pasiporo barimo umukobwa wagombaga kumwakira ahita amwenyura cyane, ashaka uko amuvugisha mu magambo make amubaza uko urugendo rwagenze, mu gihe umutima we wari wuzuye ibyishimo ari kumva atewe ishema no kubona umuntu akunda cyane. Abandi bakozi nabo bahise barebana, bigaragara ko babifashe nk'iby'agaciro kwakira umuntu w'icyamamare bigezaho. Icyabatangaje cyane ni uko uwo mukobwa yatangiye amubaza amagambo y'Icyongereza, umusore akamusubiza mu rurimi rwo muri icyo gihugu. Yaramubwiye ati umeze neza, reka dukoreshe ururimi rwanyu, nanjye ubu nabaye iwanyu. Uwo mukobwa yariyamiriye ati bishoboka bite ko waba uvuga ururimi rwacu neza bigeze aha? Uwo mukinnyi yakinaga mu ikipe yo hanze ikomeye cyane, azwi n'abantu benshi kandi afite abafana hafi muri buri gihugu cyo ku isi hose. Ariko amasezerano yari afitanye n'ikipe yakiniraga yendaga kurangira, kandi ntiyifuzaga gusinya andi masezerano muri iyo kipe. Kubera ko amakipe menshi yaramukeneye, imwe yamenye amakuru hakiri kare imusinyisha amasezerano ayo yari afite muri iyo kipe atararangira neza. Yaraje gukinira ikipe yafatwaga nk'iya mbere cyangwa iya kabiri ikomeye muri icyo gihugu yarajemo. Iyo kipe yari yarasinyanye nayo amasezerano mu kwezi kwa mbere, ariko amasezerano agombaga gutangira gukora mu kwezi kwa karindwi, kuko amasezerano n'agateganyo mu ikipe yari arimo yari kuba arangiye mu mpera z'ukwa gatandatu. Icyo gihe iyo kipe nshya yahisemo kumusinyisha mbere, ariko iramureka ngo arangize igihe cye mu ikipe yari asanzwe akinira. Indi mpamvu yari ihari, ikaba impamvu nyamukuru yatumye bamugura mu kwa mbere ntahita agenda, ni uko isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi ryafunguraga mu mezi 2 gusa, ni ukuvuga muri Mutarama no mu mpeshyi. Kuko ikipe itari ishoboye kumufata muri Mutarama, yagombaga kumutegereza ikazamufata mu kwezi kwa karindwi isoko rifunguye. Mu gihe rero yabaga muri iyo kipe akiba muri cya gihugu yahoze akiniramo, yarabizi neza ko ahazimukira bavuga urundi rurimi. Yari umusore w'umuhanga utifuza kuzigira asobanurirwa ibyo abandi bari kuvuga wenda babimuvugaho. Yihaye intego yo kwiga ururimi rwaho muri ayo mezi 6, akagerageza buryo ki ari kuzajya azimo byinshi. Yafataga igihe gihagije akarwiga, akareba filime zaho, akumva indirimbo zabo, yajya mu maresitora akajya mu zirimo abantu bavuga urwo rurimi, ndetse abaruzi bamwe na bamwe bagira inshuti bakajya bavugana. Kubera umuhati yashyizemo, amezi 6 yashize abasha kuvuga ururimi neza, uretse ko bitari 100% nka kavukire. Ak'ubunyamahanga ntikaburagamo, kandi ntiyari yakamenya amagambo yose 100%. Ariko muri rusange wavuga ko ururimi yararuzi neza, kuko yabashaga kuganira n'umuntu bahuye bwa mbere, akivuga imyirondoro, agasubiza n'ibibazo abajijwe, nawe ibyo afite amatsiko akabibaza. Abamwakiraga barumiwe, bishimye cyane, bamuha ikaze mu gihugu, bamwemerera gukomeza agana hanze, aho bari bamutegerezanyije amatsiko n'ibyishimo bari bahagaze. Nyuma yo gufata imizigo, nk'abandi bose yanyuze mu nzira isohokeramo abagenzi, ariko abo basohokanaga bagenda bamurangariye, bongorerana bati uyu si Jarike Mavonga? Abandi batuzi ko ari we. Noneho byabaye akarusho asohotse mu gice cy'imbere, akinjira ahantu hari abantu baje kwakira abagenzi. Kubera ko yarazwi, abantu bose bafanaga cyangwa bagakurikirana ibintu by'umupira w'amaguru, bakimubona baramumenye. Bari bazi umukinnyi witwa Jarike Mavonga wari uje gukinira ikipe yabo yari ikomeye yitwa Black FC, kuko abakinnyi bayo bambaraga imyenda y'umukara. Bari banabizi ko avuye mu ikipe ikomeye yitwaga Bronze FC, ikipe yarizwi ku isi hose. N'abatari bazanywe nawe baramubonye bayagarira rimwe bavuga bati Jarike Mavonga. Abari bategereje bamwe bari bafite ibyapa byanditseho izina rye, bamubonye babizamura cyane, batangira gukoma amashyi, bamuririmbira indirimbo yaririmbwaga mu gihe yabaga atsinze ibitego, dore ko ari umuhanzi w'icyamamare ku isi wari waramukunze akayimuhimbira. Abo hafi ye batangira kumufata baramuhobera, nawe yanze kubirataho arabapepera, bageze iruhande akabasuhuza akabahobera nk'uko babishakaga. Ku kibuga haburaga gato ngo habe akavuyo gakomeye, kuko abenshi bari birengagije ko baje kwakira abantu babo bakamugenda inyuma basakuza, ariko polisi y'igihugu yatabariye igihe ibabuza gukomeza guteza ako kavuyo. Jarike Mavonga yaragiye gukinira Black FC, kandi ku kibuga cy'indege yarategerejwe n'abantu b'ingenzi cyane. Bari barimo umuyobozi mukuru w'ikipe ya Black FC wahari kugira ngo yerekane ko ikipe imwakiriye, hari umutoza mukuru nawe hari kugira ngo nibageraho kwiyakirira ahita amwereka gahunda z'ikipe, hari abakinnyi bagenzi be bari basanzwe bakinira Black FC bagamije kumuha ikaze no kumwereka ko aje mu muryango wabo, hari n'abashinzwe itangazamakuru n'abafana b'icyubahiro. Mu gihe kimwe banyuraga ku bantu bapepera, umutoza yamugiye imbere, hakurikiraho abakinnyi n'abandi bibanze, ariko abanyamakuru n'abafana baza biruka bamukurikiye. Ibitangazamakuru bikomeye byo mu gihugu byari byahageze, abanyamakuru babbi bashaka kumubaza ibibazo bike mbere yo kuva ku kibuga cy'indege. Mikoro nyinshi, amakamera manini ahenze, abanyamakuru n'utubazo bari banditse muri telefoni bahise bamusatira bafata amafoto, bashaka ko ahagarara ngo bamubaze utubazo duke.
umutoza yaramubwiye ati uhagarara hariya tugafata amafoto make bagakubaza ibibazo bikiya mu gihe kitarenze iminota 3 tugahita twigendera. None abanyamakuru baramwegereye bamubaza ibibazo ku masezerano ye mashya, ikipe nshya n'intego ze, uko ari kwiyumva nk'umuntu uje mu gihugu bwa mbere agiye kwamara igihe kinini n'ibindi byinshi. Yagerageje kubasubiza ariko ntiyavuga mu rurimi rwabo muri icyo gihugu. Yavuze urwe kavukire ntihagira umenya ko azi kuvuga ururimi rwabo. Uwo yifuzaga ko mu gihe baba bamuhagaze iruhande baza kugira ngo ntarwaze maze baza kongorana bamuvuga akaba bumva neza yipoye. Icyakora iminota 5 yashize bakimubaza asubiza abasaba kuba bamuretse akajya kuruhuka kuko yari yakoze urugendo rw'amasaha 5 yose mu ndege kandi na mbere akaba yari ari mu myiteguro. Yahise amwenyura yikomereza urugendo rwe kugera ku modoka yari imutegereje ngo imutware imuvana ku kibuga cy'indege imujyana aho abandi bakinnyi babaga. Nubwo yararenze ku kibuga hari habashije no kwinjirwa n'abafana benshi mu rugero runaka, hari abandi bari bamutegereje kuri za kaburimbo. Bari baramenyeshejwe mbere ko azaza babwirwa n'isaha, kandi akigera ku kibuga ubuyobozi bw'ikipe bushyira kuri Instagram yabo bamenyesha abafana ko hageze kandi ko agiye gusohoka. Abo nabo bagiye mu muhanda bafite ibyapa binini byanditseho amazina ye. Imodoka yari arimo ikinjira mu muhanda akabona ko abantu benshi bari bahagaze kugira ngo abanyureho muri ayo masaha ya saa 10 z'amanywa. Byaramurenze agenda arizwa n'ibyishimo mu modoka. Ibyo byarabaye hashira ukwezi kose inkuru ari we zigarukaho. Yari kuzakina umukino we wa mbere uri kuzaba mu kwezi kwa 9 kuko nubwo amasezerano yari yatangiye muri Nyakanga. Mbere na mbere Jarike Mavunga agombaga gufata igihe cyo kumenyera mu ikipe nshya, akamenya neza abakinnyi bagenzi be, uburyo umutoza ateye na tactique y'ikipe kugira ngo igihe azatangira umukino azaba afite ubushobozi buhagije bwo guhuza umuvuduko we n'imikorere y'ikipe. Nanone hari hakenewe igihe cyo gukora isuzuma ku buzima bwe no gutegura ibyangombwa byose byari bikenewe na shampiyona nshya kuko yaravuye muri shampiyona itandukanye n'iyaho. Mu gihe cy'ayo mezi 2 Jarike Mavunga agombaga kuba ari gukora imyitozo yihariye, akaba yaramenyereye abakinnyi bagenzi be, yaramaze kwinjira mu muryango w'ikipe ndetse azuka abafana n'abanyamakuru bakira abakinnyi bashya, byose bigamije ko igihe azatangirira umukino wa mbere mu kwezi kwa 9 azaba yiteguye neza ku bijyanye n'umubiri n'ubwenge kandi akazatanga umusaruro uhagije ku kibuga. Igitangaje mu gihe haburaga iminsi 8 gusa ngo akine umukino wa mbere, hacicikanye agafoto kari kumwe n'umuryango w'ahantu mu ntara mu nkengero z'umujyi. Yari ari mu muryango wabo baseka. Si agafoto gusa, hari n'akavideo kamugaragaza agasangira n'umugabo w'umupasiteri wo muri urwo rugo, umugore we n'abana 2 b'abakobwa bari barimo umwe mukuru ari nawe wafataga selfie. Ntibyumvikanaga ukuntu uwo mukobwa usanzwe yari ari kumwe n'umukinnyi w'icyamamare. N'uburyo bari barahuyemo bakagira ubwo basangira ibyo kurya bakifotozanya. Mavunga nawe abishaka byatangaje abantu benshi cyane by'umwihariko itangazamakuru. Ubundi byatangiye umukobwa muri urwo rugo afata agafoto kari kumwe na Jarike Mavunga n'umuryango we wose akandika ati inshuti iva ku nzira. Uyu munsi twagize umushyitsi w'umumaro Jarike, komeza ugire ibihe byiza mu gihugu cyacu. Hirya nanone yashyize akandi gafoto bari kumwe n'umuryango bafashe agaselfie bose baseka, arenzaho amagambo agira ati ugira urwenya uzi kuganira byatumye papa gukunda kikubona. Yarengeje emoji ziseka, hanyuma ashyira kandi gafoto kanditseho ngo uzagaruke iwacu urisanga. Mu kubihuhura noneho yashyizeho akavideo gato cyane bose bari gukora mu byo kurya bagatamira bagasekera rimwe. Abantu bamwe bari batunze nimero babonye ayo mastati bahita bafata screenshot, abandi bajya muri Phoenix badownloadinga akavideo bagashyira kuri status zabo bati nyamara wabo pasiteri bararenze. Ese byagenze bite ngo uriya mupasiteri urwanya abakinnyi nawe atangire gufana bigezeho gutumira umukinnyi w'icyamamare mu rugo rwe? Abandi batangiye gupostinga bati umukinnyi wacu yiboneye umukunzi kwa pasiteri, abandi bapostinga iyo foto bavuga bati Helena rwose sinarinzi ko yabageze kuri ra rwego. Bamwe batangiye no gufata aka video bagashyira kuri za Instagram, za Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga. Abandi bananiwe kwifata batangira kwandika no guhamagara Helena bamubaza ukuntu yabashije kumenyana n'uwo mukinnyi w'icyamamare. Byaramutunguye kuko Mavunga atari yabibabwiye. Abo bantu bajagaraje Helena bamubwira ko umuntu bakiriye mu rugo ari umukinnyi ukomeye ku rwego rw'umugabane ndetse n'isi muri rusange. Yaratangaye afungura data ageze kuri WhatsApp asanga abantu barenga 49 bamwandikiye bamubaza ukuntu wabo babashije kwigondera umukinnyi ukomeye bakamufata nk'umuhungu wabo ku buryo n'abasura. Yagiye kureba status z'abandi banabona nabo bamushyizeho bivugira ku kuntu arenze cyane byo kuba ziranye n'umukinnyi ukomeye batari bakanabonye ku mukino we wa mbere muri icyo gihugu. Hari mu masaha nimugoroba agana saa 3:30 z'ijoro. Ayo mafoto byasaga nkaho bayafashe mu masaha ya saa 8, noneho nawe yapostinga agiye kuryama. Iwabo baryamaga kare cyane ku buryo abuze amahoro agatangira gushakisha amakuru ya Jarike koko. Akijya kuri Google akandikamo Jarike atarasoza Mavunga bahise babyuzuzaho abona ko ari umuntu uzwi. Yarinjiye abona amafoto menshi n'inkuru zamwanditsweho abona ko bidasanzwe. Yabonye ko yagiranye amasezerano n'ikipe yo mu gihugu cyabo, uko yakiriwe ku kibuga cy'indege n'ibindi. Kwihangana biramunanira ajya gukomangira ababyeyi be ku cyumba.
nubwo bwose abo mu rugo bari baryamye, kubona umuntu waje mu rugo rwabo ari icyamamare bigezeho byarabatunguye cyane bibatera n'ubwoba. Kuba noneho ari umukinnyi byo byari bifite ikindi bisobanuye kandi biteye ubwoba kuri pasiteri wagiraga inyigisho zirwanya abakinnyi, amakipe yabo ndetse n'ibyamamare muri rusange. Uwo mupasiteri yarakomeye mu rusengero abarizwagamo, abantu bose bamuzi nk'umupasiteri wafataga ibijyanye n'umupira w'amaguru, ibyo kureba imikino, gufana amakipe cyangwa gukunda abakinnyi nk'ikibazo gikomeye ku buzima bw'umukristo. Yavugaga ko umupira w'amaguru ari kimwe mu bintu ushobora gutuma abantu bibagirwa inshingano zabo z'ingenzi, cyane cyane mu buryo bw'umwuka. Yemezaga ko iyo umuntu akurikirana imikino cyane akabikurizamo gufana bikabije, ashobora kutabona umwanya wo gusenga, gusoma Bibiliya cyangwa kwita ku muryango we. Mu bitekerezo bye n'umuryango we bavugaga ko umupira ari ikigirwamana abantu bakorera bakagiha umwanya wabo n'imbaraga zabo zose. Kuva Helena akiri umwana, we na murumuna we yatangiye kubatoza ko badakwiriye kumenya amakuru na make ku bijyanye n'umupira w'amaguru ndetse n'ibyamamare. Yavugaga ko gufana amakipe ari icyaha. Yabwiraga abana bato iyo umuntu akunda cyane ikipe runaka agashora amafaranga, amarangamutima n'igihe cye cyose mu kuyishyigikira, biba bisa no kuyiramya. Yatangaga urugero rw'amazina y'amakipe cyangwa ibirango byayo bifitanye isano n'ibimenyetso bya Satani, agasobanura ko biba ari ugushyira umutima mu kintu cyanduye. Mu nyigisho ze zitandukanye mu rusengero, yarazwi ku kuba yaragiye agaruka ku buryo amazina y'amakipe amwe n'amwe cyangwa ibirango byayo bishobora kuba bifitanye isano n'imihango ya gipagani. Yaravugaga ati, ibaze nk'ikipe yita amashitani. Kwiyitirira izina nk'iri ni ugushyigikira ibyo Satani ahagarariye, kandi umukristo ntakwiriye kubyishimira cyangwa kubyifatanyamo abifana. Yanatangaga urugero ku ikipe ikunzwe mu gihugu, akavuga ati Satani ni umwijima, Satani akunda umukara. Abafana ba Black FC nabo baba mu mwijima w'ijambo ry'Imana, kuko bahora bavuga Black FC n'abakinnyi bayo bakibagirwa Imana n'ijambo ryayo. Mwirinde gufana, yewe ntimukamenye n'amakuru y'abakinnyi n'amakipe yawo. Yahoraga anenga uburyo abantu bamwe na bamwe bakundaga abakinnyi cyane ku buryo bibagirwa ko ari abantu basanzwe. Yagiraga ati, hari abakurikirana ubuzima bw'abakinnyi, imyambarire yabo, ibyo bavuga n'ibyo bakora, ndetse bakabashyiraho icyizere n'icyubahiro cyakabaye gihabwa Imana. Ibi ni uburyo bwo kuramya ikindi kiremwa aho kuramya umuremyi. Byageraga ku bantu b'ibyamamare akavuga ko ari bisi ishyira imbere, ariko mu by'ukuri nta gaciro kuko ari bafite mu bijyanye n'ubwami bw'Imana. Yababonaga nk'abantu isi bigamije gukundisha abandi ikabajyana kure y'ukuri kw'Imana. Yaravugaga ati, kumenyekana mu isi wubashywe mu maso y'abantu ntibiba bivuze ko wubashywe mu maso y'Imana. Abantu b'ibyamamare batakaza byinshi kugira ngo bakundwe n'isi. Bahindura imyambarire yabo, imyitwarire yabo, ndetse rimwe na rimwe bagahindura no kwizera kwabo. Kuba icyamamare bisaba guhisa umutima wawe, kandi iyo umuntu abikoze aba yamaze kwiyegurira iby'isi aho kwiyegurira Imana. Yavugaga ko ibyamamare bigaragara nk'ibigirwamana by'iki gihe. Yemezaga ko nubwo umuntu yakwamamara akwiriye kwamamara gusa ahimbaza Imana. Izo nizo nyigisho abana be bari bafite. Abo bakobwa be babiri, Helena na murumuna we, nubwo bakoreshaga imbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe, bajyagaho bagiye kureba abavugabutumwa bigishije ijambo ry'Imana, ntibajyeho ngo barebe ibigendanye n'imyidagaduro cyangwa umupira w'amaguru. Kuba yarazwi kuri izo nyigisho, akaba umuturage wa mbere wagaragaye muri icyo gihugu yakiriwe umukinnyi na mbere y'abandi bantu bakomeye bamwifuzaga, mbere na mbere byacanze wo muri uwo murenge. Ariko nanone bakimenya ko uwo muntu bari bakiriye ari icyamamare kuri urwo rwego, kwa pasiteri ubwabo batangiye kwibaza impamvu koko yari yaje mu rugo rwabo. Babiganiriyeho, babanza gusenga, hanyuma bamuhamagara kuri telefone. Helena aramubwiye ati, urabizi ko twahanye amanimero, nanabonye ko warebye stati zanjye ntugire icyo bivugaho, nta kibazo wabigizeho. Ariko abantu bose bahise bayakwirakwiza hirya no hino. Jarika ati, nabibonye, bamwe no kunyandikira bambaza uko namenyanye namwe. Ahubwo nari ngiye kubahamagara ngo nihaze itangazamakuru mureke kurisubiza ibibazo byose, koko babaza n'akari murore. Mumbabarire kubwo kuba ntabibwiye mu buryo burambuye, ariko ntibyari ingenzi cyane. Nishimiye ibihe byiza nagiranye n'iwanyu. Helena na papa we barebanye mu maso. Helena amusezeraho, hanyuma se yikora mu mutwe. Yaramubajije ati, ariko se papa, kuba yaje hano hari ikosa twakoze? Papa ati, wakoze ikosa rikomeye ushyira amafoto yo ku mbuga nkoranyambaga. Kuba yaje hano nawe nta kosa yakoze, ni umwana mwiza, ariko akorera isi ya Satani. Ntiwakabaye wabikwirakwije ku mbuga nkoranyambaga. Umukobwa ati, niba akorera isi ya Satani se gute uri guhindukira ukavuga ko nta kosa yakoze kandi ko ari umwana mwiza? Bakiganira batyo, Jarika yaramwandikiye ati, Helena, mumbabarire kubwo kuba natumye mumenyekana. Ndabizi abantu barakomeza kubavugaho, rwose muraza kumenyekana mugere kure cyane. Nakabaye nanze ko twifotozanya. Iyo bitaba ngo twifotozanye, wenda ntiwari kubona uko ubishyira kuri stati ko nageze iwanyu. Impamvu nabibwiye bya nyabyo ngo mbabwire akazi nkora, nuko nasanze namwe hari mutabishishikarira. Nageze mu rugo rwanyu nibwira ko marita mumenya mukamfata nk'icyamamare, mukamera nk'uko abandi bamera iyo bambonye. Nishimiye ko nahageze ngasanga mutanzi. Nifuje ko muri kiriya gihe nishimana namwe nubwo bwari ubwa mbere, kandi uko mukunda gusenga, urugwiro mugira nuko mwakira abashyitsi mutitayeho bakomoka byanshimishije. Ni ukwirinda ko n'ibitari ngombwa byamenywa n'itangazamakuru. Yabyeretse papa ati, ntubona ko atanishyira hejuru, yicisha bugufi.
iyo abarundi mu gihe ari kuba ari hano yari kutwibwira, twari kuganira turatira amakipe yakinnyemo n'ahandi ateganya kuzakina, akatwereka amashusho ye n'ibindi. None yiturije atubwira ko ari abantu yaje gusura muri iki gihugu, ko yumva hakunze kandi ko azashaka akazi nibiba ngombwa. Abantu baraduhamagara bamutubazaho, tubihorere. Wenda uzategura inyigisho avuga ko kuba umukinnyi yaza tukamwakira tukifotozanya kitari icyaha. Bakomeje guhangayika, bageze aho bajya kuryama kuko amasaha y'ijoro yari ageze. Telefoni zo bari banze kongera kuzitaba, banze no gusubiza ubutumwa, cyane ko hari harimo n'amanimero batazi yabahamagaraga ashaka kumenya uko baziranye n'icyo cyamamare. Mu gitondo cya kare ahagana saa 11:45 amakamera yari yageze kwa pasiteri, abantu baje kumuhata ibibazo ngo basubize ku kuntu aziranye n'uwo musitari. Abanyamakuru b'imyidagaduro, abiyobokamana ndetse n'ab'imikino bo ku bitangazamakuru bitandukanye bari bahahuriye, baje kubaza uwo mugabo ukuntu yabashije kuba inshuti na Jarike Mavunga. Bamwe mu banyamakuru bifuzaga kujya aho Mavunga yakoreraga imyitozo muri iyo minsi ngo bamuhate ibibazo, ariko umutoza akabibangira. Byari bitangaje kubona aho umuntu wo mu cyaro umwanya ungana utyo ari wenyine, kandi iyo foto bakiyibona bari bagerageje guhamagara umutoza bamubaza ibyayo, arababwira ati mubaze abo bantu bari kumwe nawe ku ifoto barababwira, ariko yabibabwiye mu rwego rwo kubikuraho. Pasiteri yabyutse mu gitondo asanga abantu bamuhamagaye cyane bamubuze, abandi bamwandikiye ubutumwa. Amaradiyo yumvaga ko akomeye, ibinyamakuru, abo kuri YouTube n'abandi bari bamwandikiye bati dukorera aha n'aha, duhagaze hanze, twifuza kuganira nawe ho akanya gato, ntugire ikibazo, nubishaka twishyuza umwanya uramara uvugana natwe. Yagize ngo bamwe bari kumubeshya, asohoka mu gipangu ajya ku irembo ngo ajye kureba. Yaje amakamera amufata, abanyamakuru batangiye gusasira ibiganiro bari bagiye kugirana nawe. Umwe yaravugaga ati twageze aho pasiteri atuye hakiri kare cyane atarajya mu kazi ngo tuganire, adusobanurire ukuntu yabashije kuba inshuti y'umukinnyi w'ikimenya bose ku isi, ngo atubwire uko bahuje kugira ubwaza no kumwisurira mu rugo bagasangira amafoto bakashyira kuri stati zabo za WhatsApp, kandi nawe yabyemeye cyane kandi akunda no kuvugisha itangazamakuru. Ni ibintu bitangaje kubona umukinnyi aza hano mu cyaro. Twazindukiye turi abanyamakuru nk'umunani bo ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko ntabwo twese twari tuzi ko turi buhazindukire n'amakamera yacu, ntitwari twabipanze. Ahubwo ni ikimenyetso ko twebwe nk'itangazamakuru, by'umwihariko ku bakunda ikipe ya Black FC, tuba tuhababereye ngo tubabwire amakuru yose y'umukinnyi mukunda ikipe yasinyishije utegerejwe mu mukino wa mbere uraba mu minsi 7 isigaye. Pasiteri agisohoka akabona amakamera n'abanyamakuru, abaturage bamwe bashungereye, yashatse gusubira inyuma ariko bamwinyigaho bamusaba kuza kubaganiriza. Nk'umuntu w'umugabo yihagaze abagera arabasuhuza, na kamera zitamuvaho, bamwegereza mu mikoro yose batangira kumubaza bati witwa nde, uri muntu ki? Nawe ati nyita umushumba w'itorero, amazina si ngombwa. Undi ati nyakubahwa pasiteri, wabashije ute kumenyana n'umukinnyi twese dukunda Jarike? Pasiteri ati ibyo si ngombwa, nizere ko bitari itegeko gusubiza ikibazo cyose mumbajije. Undi ati pasita, twakumvise mu nyigisho zawe utangaza ko bidakwiriye kugirana imishyikirano n'abantu b'ibyamamare, abantu b'abasitari, ko tudakwiriye gufana cyangwa gukunda amakipe. Ese abayoboke bawe barabifata bate mu gihe wowe abo wabuza gufana uhamagara mu rugo mukanasangira? Abandi banyamakuru bamurebye nabi kuko yarabajije ikibazo kitari cyiza. Bo bifuzaga kumutwara gake gake, ariko yahise avuga ibintu bisa nkaho bibangamiye pasiteri, bimuvuguruza, bimushinja amakosa. Pasiteri yarababwiye ati ngiye kubabwira muri make maze mugende. Uriya musore nyuma yo kwamamara n'umuntu nk'abandi, kuba yaje hano ni kimwe n'uko yajya ahandi hose akaganira nabo, akagirana nabo ibihe bisanzwe. Uko abandi baje iwanjye bifotozanya n'abakobwa banjye, natwe nk'ababyeyi tukaba twajya mu mafoto yabo, ni kimwe n'uko byagenze kuri Jarike. Ibindi mushaka kumenya ni ukwinjira mu buzima bwite bw'abantu. Ibyiza nuko mwafata amakamera yanyu mukamvira hano, ubwabyo mwarenze ku mategeko, muzana amakamera mu rugo rwanjye mutansabye uburenganzira. Kubw'ibyo nimugende, kandi ntimuze gucuruza amashusho yanjye mu buryo buharabika umuryango wanjye. Ngende pasiteri ntawe mburiye n'ibibazo byanyu. Niba kuko ari njye mwitayeho, mwakabaye muza no mu bihe nagize abandi bashyitsi, ariko kuko mwaje bitewe nawe, mujye haba nk'uko mwaje hano mubimwibarize. Wenda warababwira byinshi kuri ibi. Abanyamakuru bafashe kamera zabo, ariko n'utwo duke bari bafashe bahita badupostinga, batwereka abantu babakurikira, ndetse bagira amaviews menshi cyane mu gihe gito cyane, kuko bari banditse bashyizemo n'ibikabyo ko bigereye ku muryango Jarike yasuye, bakababwira byinshi ku bucuti bafitanye, nubwo pasiteri nta kindi yari yabivuzeho. Bakivaho nta n'isaha irashira, nta yindi makuru acicikanaga ku mbuga nkoranyambaga uretse ukuntu pasiteri yarasubije itangazamakuru. Jarike nawe yahise abibona, abona ko byateje akavuyo mu rugo rwabo. We n'umutoza we babiganiriyeho, umutoza amusakuriza aramubwira ati ibintu ejo wakoze nanze kubikubazaho byinshi, dore nta yindi nkuru iri kuvuga usibye yawe n'umuryango wa pasiteri. Ese ubundi byagenze bite? Kuki wemeye ko mwifotozanya uzi n'ingaruka zishobora kuvamo? Nibi wifuzaga? Jarike nubwo nk'umukinnyi yari yaraguzwe, ntabwo ari kuba ari nk'ikintu runaka, mbese ari umutungo w'umuntu udafite ubwisanzure. Nawe yari umuntu ufite uburenganzira bwe. Kugurwa byari bivuze guhindura ikipe akinira, ntabwo byari bivuze ko ahindutse umucakara w'iyo kipe. No mu masezerano yari yarasinyanye nayo,
yari yarasinye ko agomba guhabwa uburenganzira bwo gukora ibindi bintu bimushimisha nk'umuntu ugira amarangamutima atandukanye n'ibyifuzo by'abandi. Yari yaramaze kubona ibyangombwa byo muri icyo gihugu ku buryo yari yemerewe kujya aho ashaka. Yari yemerewe kuba yatembera mu gihugu, akaba asabwa gusa kubahiriza gahunda z'ikipe ye, akaboneka mu myitozo no mu gihe cy'umukino. Yabwiye umutoza ati ndi umukinnyi wanyu ariko ntabwo mfunze, amasezerano asaba ko mba mpari mu gihe nkenewe, icyo ndacyubahiriza. Ikindi sinagiye gutembera ni jyenyine, nari najyanye na Mori, nuko twari twemeranyije ko ngomba gutega moto. None ikibazo kiri he? Hari ikibi bari kuvuga kuri njye cyangwa uriya mupasiteri se? Umutoza yabwiye Jarike Mavunga ati ndabyumva, ushobora kwiregura uvuga ko ufite uburenganzira ku buzima bwawe bwite, ko wari wagiye nk'umuntu ku giti cyawe mu buzima busanzwe utari mu nshingano z'ikipe, bityo ukaba ufite uburenganzira bwo kugirana ubucuti n'umuryango uwo ari wo wose. Nanone ufite uburenganzira bwo gutembera, kuko mu gihe cy'ikiruhuko cyangwa igihe kitari icy'imyitozo wemerewe kujya aho ushaka hose keretse amasezerano yawe abibuzanya, kandi siko bimeze. Ushobora kandi kuvuga ko utagomba kubazwa ibyatangajwe mu itangazamakuru kuko atari wowe washyize amafoto hanze, ahubwo byakozwe n'umukobwa wa pasiteri, bityo ukavuga ko atari inshingano yawe kugenzura ibyo abandi bandika cyangwa bashyira kuri interinete. Byongeye kandi ushobora kwibanda ku ngaruka nziza, ukavuga ko ibyo wakoze byose byari mu rwego rwo gusabana n'abantu basanzwe ndetse bigatuma bakumenya mu buryo bwiza, ahubwo itangazamakuru rikaba ariryo rishaka kubikabiriza ribigira ibirenze uko ibintu bisanzwe byari bimeze. Aho rwose nakumva kandi waba ufite ukuri, ariko ugomba kumenya ibi Jarike Mavunga. Nubwo bitanditse mu masezerano, hari amahame y'umwuga utari ukwiriye kwirengagiza nk'umukinnyi ukomeye. Ukwiriye kumenya ko uri intumwa y'ikipe n'ishyirahamwe ry'umupira aho waba uri hose, bityo ibikorwa byawe byose bigira ingaruka ku isura y'ikipe. Kandi ni byiza ko wubahiriza gahunda n'igenamigambi by'ikipe, ukamenya ko mbere yo kujya ahantu aho ariho hose, cyane cyane nka hariya, ugomba kubibwira ubuyobozi kugira ngo tumenye aho uherereye n'ingaruka zava mu rugendo rwawe. Erega ziramutse zibayemo nitwe twaza gutabara. Umukinnyi agomba gutekereza ku ngaruka zose zishobora kuva mu itangazamakuru, kuko buri gikorwa cye gishobora gufatwa nk'inkuru. Ariko sinifuza kubirakariramo, ni ukugira ngo twiganirire. Uriya mupasiteri abantu benshi baramuzi, ni kenshi yagiye akangurira urubyiruko kudafana amakipe no kwitandukanya n'abantu bose b'ibyamamare, mbese abangisha umupira. Ibimenyetso dukoresha, izina ryacu, byose yabihuje na Sekibi. Nabonye akavideo katanga urugero kuri Black FC, kuko Black bivuga umukara, avuga ko iryo zina twarigise mu rwego rwo kuramya Satani, kuko ngo nawe ni umukara kandi aba mu mwijima. Kubona amafoto yawe akwirakwira hirya no hino uri kumwe nawe, ku ruhande rumwe ni byiza kuko araduharabitse kandi byatuma wenda abantu babona ko yivuguruje, ariko itangazamakuru ryabyinjiyemo birikundira kumutekerereza, mwimvisha ibyo ari gutekereza nyuma yo kumenya ko wagiye batazi kuri icyamamare, bakabimenya babibwiwe n'abandi bantu byamaze kumenyekana mu gihugu hose. Nawe urumva icyo bivuze ku muntu wavuze ko abafana ari abanyabyaha, we akabasangira n'uwo bafana. Gusa nyibwirira inkuru yose y'uko byagenze. Mori yari ari he kugira ngo uri hari ahantu wenyine? Jarike aramubwiye ati Mori, namubwiye ko nshaka kuzajya mu cyaro ngatembera ku kibuga cyaho niyoberanyije. Yari yambwiye ko hari ahantu azi hakunda kuba hari abana bari mu kibuga bakina. Nanjye nagize amatsiko yo kuzajya kureba uko abana basanzwe bakunda umupira. Sinifuzaga kubavugisha, ahubwo nifuzaga ko ngeraho gusa nkareba, kuko nanjye ndi umwirabura kandi nkaba nagiye nambaye agapfukamunwa n'ingofero, nta muntu ari gupfa kumenya uwo ndi we, ndetse n'abamotari badutwaye ntibabimenye. Tugeze mu cyaro twatembereye ku kibuga tureba uko abana bakinaga, ariko mu gutaha akavura katangiye kujojoba. Noneho twageze ahantu hari handitse umurongo wa Bibiliya inyuma ku rugi ku gipangu, handitseho ibintu byo kwakira bose, kuko ngo harabakira abamarayika mu ngo zabo batabizi. Nabwiye Mori nti reka njye muri uru rugo, ndabona ari n'abakristo, ndebe uko biba byifashe wabonye umuntu wo mu mahanga w'umukinnyi noneho w'icyamamare aje kugama mu nzu yabo mbere y'uko akavura kagwa. Mbese ndashaka kureba ukuntu baza kumfata, ninjya kuza urambwira aho uraba urimo agusange duhite twitahira. Nuko byagenze. Hanyuma Jarike akomanga kuri icyo gipangu, akavura ariko gakomeje kugenda kaba kenshi. Koko akinjira yatangiye kugwa ari nyinshi, ababwira ko yifuje kuhogama. Yavugaga ururimi rwabo nk'abanyamahanga, yababwiye ko yifuje kugama, imvura ikabanza kugabanuka kuko yari yarebye akabona ishobora kuba nyinshi. Yakuyemo agapfukamunwa abona nta n'umwe utangaye, kandi we yari azi ko abantu bose baba bamuzi. Ahubwo bo aho gutangazwa n'uko yari we, batangazwaga n'uko yavugaga. Nawe kuko yabonye ko batamumenye, yababwiye ko yaje mu karuhuko muri icyo gihugu, ko afite umuryango mu mujyi bari kumwe, kandi ko yifuza kuhaguma akazashaka icyo kuhakora kuko yahakunze. Bamuhaye ikaze kandi bari batetse, bifuje ko basangira arabyemera, bafashe udufoto arabyemera. Gusa nawe yifuzaga ko bakomeza kumwibeshyaho, akanagenda batamuzi, atazi ko niba bipostinga n'abandi bazabipostinga paka bigeze mu itangazamakuru. Yasabye umutoza imbabazi, aramubwira ati none se ubu ngubu dukora iki? Navuye mbahaye nimero yanjye, nanabibonye ko wampostinze, numvaga nta kibazo kibirimo, gusa nabikundiye cyane kuko nandikiye Helena musaba kutaza kugira byinshi babwira abanyamakuru, kandi wabonye ko pasiteri yabyitwayemo neza.
Umutoza aramubwiye ati hamagara Helena umusabe tujyeyo ubasure noneho bazi uwo uriwe, kuko niba bavuye babeshye ko waje mu bintu bisanzwe byo gusura abantu kandi atari byo, nyuma bashobora kuzatangaza amakuru mabi kuri twe no ku ikipe yacu bakabihuza n'izina rya Black FC bavuga ko n'abakinnyi bayo biyoberanya. Reka tujyeyo ubibwire neza, nanjye mbaganirize mbasaba kutazigera babwira itangazamakuru ibintu byose rizababaza, niba na ngombwa tubishyura amafaranga. Yahamagaye Helena amwitaba afite ubwoba ati ni wowe koko Jean-Luc Mavunga, kuki watubeshye? Uzi ko nyuma yo kureba ubwamamare ufite, izina ufite ku ruhando mpuzamahanga, ibikorwa wakoze, ukuntu wahuye n'abaperezida b'ibihugu bitandukanye n'ibindi, twese twahise tugutinya. Njye n'abagize umuryango wanjye turi kwibaza impamvu nyamukuru waje mu rugo rwacu imvura itaragwa neza ngo uje kugama. Ese koko nibyo byakugenzaga? Kuki wemeye kwifotozanya natwe kandi ubizi kuri icyamamare? Jean-Luc ntiyari yakavuze n'ijambo na rimwe. Yasoje kumubwira ibyo nawe atumva, bwira papa wawe ko nshaka kugaruka, ariko sindi butume hagira ababimenya, nukuri nta bibazo ndabateza, ndazana n'abandi bantu babiri nshaka ko tuganira tuziranye. Iwabo wa Helena bariteguye, Jean-Luc ajyanayo na Mori n'umutoza. Bagezeho bitwaye mu modoka, hanyuma binjira mu ibanga babaha ikaze, batangiye kuganira. Pasiteri afite ubwoba kuko nawe yamaze kubona ko Jean-Luc adasanzwe mu kwamamara. Jean-Luc yarababwiye ati njye nkunda iki gihugu, ururimi n'umuco wanyu. Kubera ko mfite amasezerano y'igihe kirekire muri iki gihugu, mba numva nshaka kwihuza n'abanyagihugu ku buryo nzajya mvuga neza ururimi rwanyu nkitwara nkamwe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe nifuje kujya ngerageza nkajya ahantu ho mu cyaro wenda se, cyangwa se ku bantu batari ibyamamare, nkaganira nabo, ngakorana nabo ibyo baba bari gukora, mbese nkaba ndi nk'umuntu usanzwe nibagijeho hagati by'ubwamamare n'inshingano z'akazi. Nuko naje kugama hano nyuma y'umwanya munini dutembera ku kibuga, ariko by'umwihariko kugira ngo maze nakuruwe n'amagambo yanditse ku rugi rwo ku irembo. Nishimiye ko mwanyakiriye ejo hashize, ngasanga ari umuco wanyu gusangira n'abasanze mwenda kurya. Umukobwa wanyu Helena namwishimiye cyane kuko yavuze ati reka mfate udufoto tw'urwibutso ko twasuwe n'umuntu wavuye mu kindi gihugu. Wenda hari yatayashyira ku mbuga nkoranyambaga ntawe uri kuzabimenya, ariko bikoze azi ko bisanzwe, azi ko ndi umuntu usanzwe, bihinduka inkuru kuko ntababwiye uwo ndiwe neza. Ndi umukinnyi, niko kazi nkora, niko kambeshejeho. Ni Imana yanyihereye kandi sinkwiriye kuyipfusha ubusa. Mumbabarire rwose, sinifuzaga ko mufata nk'igitangaza, niyo mpamvu nabibahishe. Nifuzaga ko mumfata nk'umuntu usanzwe kandi nishimira ko ariko byagenze. Umutoza nawe yafashe ijambo avuga umwanya munini, Mori nawe aravuga, ababwira ko bari kumwe, akaba yaragiye kumurindira ku nyubako bari bemeranyije ko ari bumusangeho. We yari yagiye ahantu hari inyubako ya leta yegereye umuhanda, aba ahagaze ku ibaraza, imvura igwa ari hahagaze. Byari ibaraza rinini ku buryo atari kunyagirwa. Aho Jean-Luc agarukiye bahise basubira aho babaga. Yari yishimiye ko kwa pasiteri batari bamuze nk'icyamamare kandi nawe nibyo yifuzaga. Pasiteri yubitse umutwe kuko yaramaze kwibonera ko buryo b'abasitari nabo batandukanye, harimo abafite imitima myiza n'abafite imitima mibi. Mu gihe yasaga nk'uri gutekereza byinshi, umutoza aramubwiye ati ahubwo mubishaka mwazaza ku kibuga aho azakina umukino wa mbere mukamushyigikira, mwebwe mwatuvugisha mukazinjirira ku buntu. Pasiteri ibyo byo ntiyari kubyemera, byari kuba bibusanye n'inyigisho yatangaga. Nyamara Helena akibyumva bisamiye hejuru, abwira se ati mbabarira basi bwa mbere nzajye kureba uko mu kibuga biba byifashe, ndebe uko bakina umupira. Papa we yanze gutsimbarara, amwemerera kuzajyayo. Jean-Luc nk'umukinnyi wo mu ikipe ikomeye kandi wari ufite ubuzima bw'ibanga bukomeye, yemereye Helena ko nazaho ku kibuga bazahura mu buryo butari kumuteza abantu. Yagombaga kwicara mu mwanya w'abanyacyubahiro w'abishyuye menshi, aho atari guhura n'abandi bantu bose bakaza guhura nyuma y'umukino. Ibyo byarabaye, maze ku munsi w'umukino ku nshuro ya mbere Helena ajya kureba umupira. Yishimiye gusanga abafana benshi bari ku ruhande rwa Jean-Luc Mavunga, ndetse bamwe bakageraho bagatangira kurizwa n'ibyishimo bagiraga buri kanya uko yabaga atsinze igitego. Nyuma y'imikino bahuriye ahantu hari hateganyijwe guhurira abakinnyi n'inshuti zabo. Helena wari wambaye neza cyane bitavugwa, ikanzu nziza igera ku maguru, yasokoje umusatsi neza, yiteye umubavu, ari guhumura. Akimubona yumvaga noneho byamurenze, atari kwiyumvisha ukuntu umusore w'icyamamare bari bibereye inshuti mu buryo butunguranye. Nabyo yumvaga ari Imana ibirimo. Jean-Luc nawe yakuriwe n'uko yasaga neza, bitandukanye n'abandi bakobwa yahuraga nabo babaga bambaye utwenda duto bagaragaza uko bateye, atinda kumurekura. Byari ibyishimo kuko Jean-Luc yari umuntu udasanzwe. Bamaranye umwanya munini bahoberanye, bageze aho bajya gusangira. Igihe kigeze Jean-Luc na Mori mu ibanga rikomeye cyane baramukira bamujyana iwabo. Guhera umunsi batangiye kujya bavugana, birangira bageze aho batangira gukundana. Pasiteri ntiyabyumvaga ukuntu yari kubwira abantu ko umusore wavuye mu mahanga ari umukinnyi, ari icyamamare, abo yafataga nk'abadakunda Imana, akinira ikipe yitaga iya Satani. Yaba yaramenyanye n'umukobwa we n'ukuntu bari kuzabana byemewe n'amategeko kandi akabasezeranya imbere y'Imana. Yasenze Imana yisaba guhindura ibitekerezo bye, akabona ko aca muri ibyo bibazo. Icyamushimishije nuko batangiye gukundanira, dore ko yanze kurwanya umukobwa we. Jean-Luc yahindukiriye idini ryabo akajya ajya kuhasengera mu mpera z'icyumweru.
si urusengero Helena asengeragamo, we yajyaga amwegereye mu mujyi, atangira no kujya postinga imirongo ya Bibiliya ashishikariza abantu gukunda Imana kurusha ibindi bintu byose, yaba amafaranga, icyubahiro n'ibindi abantu bamaranira. Yanandikaga ko yabaye umukristo mu itorero rimwe na Helena, akananizaho ko ibyo ageraho byose mu gukina ari Imana ibimuha. Pasiteri yagiye imbere mu rusengero yigisha inyigisho yasaga nk'ivuguruza ibyo yabibaga mu bantu bwa mbere abangisha abantu bamamaye. Yavuze ko hari abantu bakora akazi bakisanga bazwi. Yaravuze ati, ni kenshi nagiye mbabuza kurangazwa n'iby'isi no kudatwarwa nabyo ngo bibibagize umuremyi, ariko ndabibasubiramo, ibyo waba urimo byose ntukibagirwe Imana, kandi nta kintu gikwiriye kujya mu mwanya w'Imana ngo tukiramye. Iyo ikintu kigutwara umwanya wo gusenga kiba cyarabaye Imana yawe. Abenshi rero tugwa mu ikosa ntitumenye aho tugarukiriza, ikaba ariyo mpamvu mbihanangiriza mbasaba kudatwarwa n'isi y'ubwamamare no gufana mukarenza urugero. Dukora ibyo dushaka ariko Imana tuyigenera umwanya mu buzima bwacu. Nyuma y'uko Jarike Mavunga basuye akabereka ko ari umuntu mwiza, akanatangira gukundana na Helena kandi bagategura ubukwe, uko kwitwara neza mu buzima busanzwe akagaragaza icyubahiro n'ubupfura butari bwo ku kibuga gusa, ahubwo nubwo mu mibanire isanzwe, byahinduye cyane uko pasiteri yatekerezaga ku by'umupira w'amaguru n'abantu b'ibyamamare. Mu nyigisho yatangaje nyuma y'icyo gikorwa, pasiteri yahamije ko umupira w'amaguru n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro ari impano cyangwa akazi Imana ishobora guha umuntu, kandi ko bibaye bikozwe mu buryo bwubaha Imana ntacyo byaba bitwaye. Yabihuje n'amagambo ya Bibiliya avuga ko umukozi akwiriye ingororano ze, yerekana ko n'umukinnyi ahembwa kuko akora umurimo we nk'uko umucuruzi, umwarimu cyangwa umupasiteri akora umurimo we. Icyakora ntiyaretse gukangurira abakristo kuba maso, abibutsa ko abafana bagomba kwirinda umwiryane, intonganya z'amakipe, ahubwo ko bakwiriye kureba umupira nk'imyidagaduro isanzwe bishimisha, itagomba kwinjira mu mwanya wagenewe gusenga cyangwa gushyira Imana imbere. Yanababwiye ko gufana bidakwiriye gutuma umuntu arenga ku by'ingenzi byo mu buryo bw'umwuka, kuko nta kintu na kimwe cyo ku isi gikwiriye kuruta Imana mu buzima bw'umwizera. Ibyo byose yabihurije ku gitekerezo cy'uko umuntu ashobora kugira impano, akazi gato cyangwa kanini, ariko ko byose bigomba kudatwara umutima w'umuntu ngo bimwibagize guhesha Imana icyubahiro. Abantu batangiye kumuvugaho ko yahindutse, bamwe bemeranya nawe kuko yababwiraga ko yahishuriwe n'umwuka wera, abandi bavuga ko yakuruwe n'amafaranga, kandi ko ari uko Helena agiye kubana na Jarike, ariko byose ntacyo byari guhindura. Igishimishije ni uko abantu benshi b'urubyiruko bitaga Jarike Mavunga kubera ubwamamare bwe, batangiye kumwigana nabo bakajya mu itorero pasiteri yabagamo, ndetse abatirijwe ku mugaragaro n'abandi benshi bagatangira kwiga, bavuga bati niba icyamamare nka Mavunga abatizwa, twebwe turi bande bo kwibagirwa Imana. Amakuru yakwirakwiriye hirya no hino ko Mavunga ari guhindura abantu benshi akabajyana kuri Kristo binyuze mu byo apostinga, ukabanza Imana imbere, agasenga mbere yo gukina, nuko yitabiraga amateraniro kandi yaba ari kubona umwanya gukora ibikorwa byo mu itorero. Igihe cy'ubukwe cyatangiye kuvugwaho abantu baramaze kubyakira, babibonamo imbaraga z'Imana, bavuga ko kuba yaramenyanye n'iwabo Helena byabaye umugisha kuri benshi. Bidatinze ubukwe bwarabaye, nk'ibisanzwe bukoreshwa amafaranga menshi nk'ubw'icyamamare, bukorerwa ahantu heza cyane. Kugeza uyu munsi Mavunga n'umukinnyi ukomeye ubanza Imana imbere mu byo akora byose. Iyo afite umukino umugore we Helena aba ahari, ndetse rimwe na rimwe ba sebukwe baza ku kibuga baje kumushyigikira. Naha tuyisoreje, wakoze gufata umwanya ukayumva kugera ku musozo. Niba ntacyo bigutwaye, ubibuke utubwire uko wayumvise muri comment. Nizere ko turi kumwe no mu zindi nkuru z'ubutaha, ntuzacikwe.